Yesu ashimwe cyane, bene data, inshuti zanjye bavandimwe, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo risumba amazina yose. Uyu ni umunsi wa kabiri wo kwiriza ubusa no gusenga, turi ku ijambo rivuga ngo kuyoboza Imana inzira idukwiriye. Turimo turavuga ngo buri muntu wese afite inzira amazemo iminsi anyura, cyangwa se afite ubuzima abayemo, ariko noneho twicishije bugufi nka Ezira, twiyemeza mu mitima yacu kwiriza ubusa no kwinginga. Ibyo bintu bitatu dore uko biteye bitya. Kwicisha bugufi twese turabyumva. Kwicisha bugufi ni ukwihana, ni ukwiyereka ko udashoboye, ni ukwiyeza, ni ukwitunganya, ni uko ukeneye undi ugufasha. Rero kwiriza ubusa byo ni igitambo, ni ugutanga igitambo. Pawulo avuze ngo dutange ibitambo by'imibiri yacu, ngo dutange ibitambo bizima, ari byo by'imibiri yacu byera kandi bikwiriye, ngo ariko gukorera Imana kwacu gukwiriye. Rero iyo twiyambuye icyo umubiri washakaga tukakiyambura kubera impamvu z'Imana, tutacyambuwe n'uburwayi, tutacyambuwe no kukibura, tutacyambuwe n'ikindi kibazo, wowe ubwawe ukavuga ngo sindi bugaburire umubiri kubera Imana, icyo ni igitambo butangiye Imana. Hari n'abandi batarya kuko babuze umwanya wo kurya, babuze ibyo barya, barwaye indwara babuje kurya. Ariko we nimba wafashe igihe ukavuga ngo jyewe igihe cyanjye cyo kurya ndagihagaritse kubera Imana, bivuze ngo ubwo uwo mwanya umubiri wakabaye urya uhindutse igitambo cyo gutambira Imana. Nicyo gisobanuro cyo kwiriza ubusa. Rero igitambo cyacu ku munsi wa kabiri Imana ikimere kandi ikishimire mu izina rya Yesu. Ikindi cya kabiri cya gatatu kirimo ni ukwinginga. Kwinginga ni iki? Ni ukubwira Imana biri ku mutima, ni ukubwiza Imana ukuri. Imana sinshoboye, mfasha iki n'iki singishoboye. Reka dusome uyu murongo wumve kuva ibice 33 umurongo wa 12. Havuga ngo Mose abwira Uwiteka ati dore ujya unegeka uti jyana ubu bwoko numenyeshe uwo unumanye, ariko waravuze uti mwuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. 13 nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo mumenye mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. 14 aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe mu ruhure. Haleluya. 15 Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntuzadukura ino. Ikizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki? Si uko ujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati icyo uvuze Uwiteka abwira Mose, Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Amen. Uyu ni Mose, turamuzi, umugaragu w'Imana Mose, uw'Imana yakoresheje mu buryo bwo gucungura Abisiraheli. Nubwo Mose yari afite imbaraga nyinshi muri urugendo rw'Abisiraheli, kuko Imana igeze kubwira Mose, iramubwira ngo nzakugira Imana imbere ya Farawo. Twabonye Mose akubitisha Farawo ibitangaza 10, ageze igihe atsinda imbaraga za Farawo, agera atsinda imana za Farawo, agira igihe atsinda abatware b'Abanyegiputa, agera igihe abarimbura mu nyanja itukura. Mose akomeza kugendana n'Imana. Iyo dusomye Mose dusanga arakoze ibintu twakwita ngo biri ku rwego rudashyikirwa. Dusanga Mose ageze ku nyanja itukura arayitandukanya, abantu bambukira hagati mu nyanja, inyanja yari yuzuye ariko bambukira ahantu humutse. Mose yagiye abyaza ibintu bitabaga kubita igitare cyumye kikabyara amazi. Mose yagiye agaburira abantu ibyo kurya biri mu butayu bidahinzwe bidasanzwe byitwa mana. Mose yakoze ibitangaza byinshi sindi mu birondoro, yarwanye intambara nyinshi, atsinda amahanga yari imbere ye, ndetse ageza ku rwego atangira gukura umutima amaguverinoma. Ariko iyo dusonye Bayibuli hangira tubwira iki? Uko Mose yari ari kose yari akeneye Imana kugendana nayo mu buzima bwe, yari akeneye Imana mu rugendo rw'imyaka 40. Abwira Imana ageza ku rwego ayibwira ngo reka nkubwize ukuri,
nimba utemera gufata umwanzuro wo kugendana natwe muri uru rugendo, natwe ntudukurimo. Bivuze ngo nimba utemeye kwinjira mu buzima bwacu Mana, nimba utemeye gukorana natwe Mwami, ubuzima bwacu burabuhagaze. Ntago turi bubuje, ntago turi bukore, ntago turi buhaguruke, ntago turi bunyeganyege. Nimba utemeye gufata umwanzuro wo kugendana natwe, ngo duhagurukane natwe tugende. Mose asa n'uwigaragambije ku Mana, yavuga ngo ntago tuva hano. Avuga ngo ikizazana itandukaniro kuri twebwe n'andi mahanga ni iki? Si imbaraga zawe kubana natwe, si bwo amahanga azadutinya. Muzi igihe Baraki azana Baramu kuvuma Abisiraheli, ngo yasanze bagandagaje mu kibaya nk'imbogo, ngo abarebye ngo abone ubwiza bw'Imana. Kubera iki? Mose yarazanye Imana hagati mu Bisiraheli. Y'Imana iri mu buzima bw'umuntu ishyiraho itandukaniro. Haba hari itandukaniro ku buzima bwacu n'ubwandi mahanga. Haba hari itandukaniro ku buzima bwacu n'abatizera. Turagendana, turakorana, turararana, turabana, tutahana amakwe, turashingurana iyo twapfushije cyangwa abantu bapfushije. Ariko hagati y'abantu bari hamwe n'Imana, bagiriwe umugisha, Imana ikabamenya izina, bagiriwe umugisha, Imana ikiyangaje kwinjira mu buzima bwabo, bagiriwe ubuntu. Haleluya, lila sitalasa, Imana ikemera kugenda nabo. Mose yavuze ngo hari itandukaniro, abwira Imana ngo nitunakora ibi bitangaza, ariko nube hagati muri twebwe, nube umugenga w'ubuzima bwacu, nube umuyobozi w'ubuzima bwacu, nube umutware w'ubuzima bwacu, tugakomeza kwigenga dukora ibitangaza, naho tuba dutandukaniye n'abandi. Mbere yo gukora ibitangaza Mana, ngwino ubanze uture hagati muri twebwe. Nudatura mu buzima bwacu hagati muri twe, nudukurimo. Imana yumvishe gusaba kwa Mose kwiza, irabwira ngo icyo nacyo ndagikoze. Icyama rero muntu w'Imana, muri iyi minsi 7 Imana ikagira icyo ikora ku buzima bwawe. Muri iyi minsi 7 ukubaka igicaniro mu buzima bwawe, ukubaka igicaniro mu rugo rwawe, ukubaka igicaniro mu kazi kawe, ukubaka igicaniro mu nzira ugenda, ukubaka igicaniro mu bana bawe, ku buryo Imana igira ikintu ivuga ngo muri iyi minsi 7 nacyo ndagikoze. Haleluya, haleluya, lilasiya. Icyama Imana ikagira icyo ikora mu buzima bwawe, icyama Imana ikagira icyo ikora mu rugo rwawe, icyama Imana ikagira icyo ikora mu kazi kawe, icyama Imana ikagira icyo ikora mu butunzi bwawe, icyama Imana ukayikingurira irembo. Bari bivuga ite mu byashuwe, yavuga ngo ndi ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugakingura, nzinjira wawe dusangire. Icyama ugakingurira Imana muri iyi minsi 7, ugakingura Imana umutima wawe ikinjira, ugakingura Imana ibitekerezo byawe ikinjira, ugakingura Imana ubuzima bwawe kabwinjiramo, ugakingura Imana akazi kawe, ugakingura Imana ubutunzi bwawe kabonamo umwanya, ikagira icyo ikora mu izina rya Yesu. Akimana abwira Mose ngo nicyo nacyo usabye ndagikoze, ngo kuko wangiriyeho umugisha nakumenya izina, ntacyo nakwima, nicyo ndagikoze. Nimba Imana arakumenya izina, waragize uwo mugisha wo kumenya Kristo, waragize uwo mugisha wo kwakira ubwami bw'Imana, Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe. Imana igira indwara igukiza, Imana igira ingoyi igukuraho, Imana igira dayimoni kwirukanaho, Imana igira ubukene igukuraho, Imana igira ubushomeri igukuraho, Imana igira ubugumbi igukuraho, Imana igira kugumirwa igukuraho, Imana igira umurozi igukuraho, Imana igira imbaraga z'umwijima igukuraho mu izina rya Yesu. Haleluya, lilasiya. Imana igire igitangaza ikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nimba waragiriwe umugisha kumenya izina, igira icyo igukorera, igira icyo ikora kuri wowe, igira icyo ikora ku rubyaro rwawe, igira icyo ikora mu kazi kawe, igira icyo ikora mu bana bawe, igira icyo ikora mu butunzi bwawe, igira icyo ikora impande zose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ya Isiraheli igira icyo ikora, ko yagiriyeho umugisha ikakumenya izina, igira icyo igukorera. Ibwira Mose ngo nicyo nacyo usabye uvuze ndagikoze. Imana igira ikindi ikora, kandi igira ikindi guha, igira undi mugisha iguha, igira undi muryango igukingurira, igira indi rembo igushyiriraho, igira ubundi butabazi kuzanira, igira ukundi gukiza iguha, igira izindi imbaraga iguha,
igira ibindi bintu bidasanzwe igukorera mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndasengera abana bawe ngo bagirire neza kandi ubahe umugisha, ubakorere ibitangaza kubwo gusenga, ubiteho Mana. Wabwiye Mose ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo ndagikoze. Data, abana bakumenya izina ku bwa Kristo Yesu, gira icyo dukorera mu buzima bwacu, gira icyo dukorera mu mibereho yacu, gira icyo dukorera mu rubyaro rwacu, gira icyo dukorera mu ngo zacu, gira icyo dukorera mu kazi kacu, gira icyo dukorera mu butunzi bwacu, gira icyo dukorera mu muhamagaro, gira icyo dukorera mu itorero, gira icyo dukorera. Reka imbaraga zawe zikore ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Lisalilasia likileasia, reka ukore ibitangaza, reka ukore ibitangaza, reka ukore ibitangaza, reka ukore ibitangaza mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana zigaragare, Mwuka Wera akora ibikomeye, izina rya Yesu rishyirwe hejuru, ibikomeye bigaragare Mwami. Nguhaye icyubahiro kuko uri uwera, ngo ufungura amarembo y'abana bawe, bagereza kandi biteho mu izina rya Yesu, amen. Buri munsi baducishaho ijambo ry'Imana muri minsi 7 kuri channel yacu yitwa Bishop John K. Ushobora gukora subscribe, ushobora gukora share, ugasharinga abandi bagenzi bawe, ushobora gutanga comment, buri kimwe cyose. So tuguhaye ikaze kugira ngo dufatanye urugendo rwo kwiza ubusa no gusenga tuyoboza Imana inzira idukwiriye mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha, amen. Shalom shalom.